Mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, impanuka ziri ku mwanya wa gatatu mu gutwara ubuzima bw'abantu, biterwa ahanini n'imikoreshereze mibi y'umuhanda. Ni muri urwo rwego, polisi y'u Rwanda ihora yibutsa abakoresha umuhanda kwitwararika no koroherana ibinyujije mu bukangurambaga bwa Gerayo Amahoro. Muri ubu bukangurambaga, polisi y'u Rwanda yigisha abakoresha umuhanda umunsi ku munsi basobanurirwa uko bakwiye kwitwara mu gihe bakoresha umuhanda. Iyo uhinduye icyerekezo rero ugendera hehe? Iburyo. Ubwo abandi bantu bari buzana nabashaka kukunyuraho, namara kukunyuraho arongera agaruke hehe? Mwabyumvishije? Abamotari mwabyumvise? Mwabyumvise mwese? Umuntu uri hariya naza agasanga hano hari imirongo y'imodoka aranyura hariya yihuta, yongera agere hehe? Agaruke iburyo. Arazinyuraho zose ajye hariya, cyangwa arazinyuraho niba imbere hari izindi ajye imbere y'izo hagati. Wabyumvise? Mwabyumvise? Abamotari rero, abanyonzi, abashoferi, wewe wese tugiye gutangira kubana n'umutubariza mu mategeko y'umuhanda, kuko niko amategeko y'u Rwanda biteganya. Ntabwo dutwarira ibumoso, ntabwo turi mu bindi bihugu. Tugiye gushyiraho abapolisi n'ibikoresho n'iki byose. Umuntu wese uhurira n'umugenzi muri zebra crossing utamuhaye uburenganzira tumwandikire. Kuva kuri zebra crossing ya mbere kugera kuyanyuma muri uyu mujyi. Muzi uko zingana. Umuntu buziragire contravention 20 cyangwa 30. Mwabonye hari ahantu dere ko ubugenda kuri nka kaya kantu. Wihuta gutya. Ariko bya bindi byanyu byo kugenda Bamwe mu bashoferi nyuma yo kwigishwa baratubwira isomo bakuyemo, banagire n'inama bagenzi babo bakoresha nabo umuhanda. Inama nagira buri wese ugenda mu muhanda, icyerekezo kimwe tugendera hamwe, asabwe kujya iburyo niba amaze kudepasa kugira ngo na mugenzi we amuhe umwanya agende kugira ngo were kubangamira mugenzi wawe. Niba ugiye no guparika utera ikinyoteri mu metero 50 kugira ngo na mugenzi wawe ugukurikiye abone kugiye guhagarara iburyo, awe agiye kudepasa anyure ibumoso. Ubundi mu Rwanda tugendera iburyo. Iyo ukeneye kudepasa ushyamo ikinyoteri cy'ibumoso, ukadepasa umuntu ukongera ugahita ugaruka iburyo bwawe, ugatanga inzira wihuta nawe akagenda. Ntugende kuko hari igihe usanga umuntu ugenda ugiye mu koko badepasirizamo akagenda gahora akaje n'undi muntu. Niba udepashije uhita usubira iburyo bwawe ukatanga inzira. Inama ngira abashoferi bagenzi banjye, niba ugiye kudepasa, depasa wongere ugaruke mu koko warurimo, utanga inzira n'ushoboye n'undi ushaka kudepasa adepasa. Niba ugiye kukata iburyo ushyiremo ikinyoteri cyerekana cyuko ugiye kudepasa, n'umuntu uri inyuma yawe amenya ahantu ugiye. Kuko hari igihe usanga umuntu yatakuretse ikinyoteri ubundi inyuma none wakagufunga kandi ntaguhe inzira ngo ugende. Mu by'ukuri ntabwo nari mbizi, ariko naje kubimenya vuba aha ngaha. Polisi nyandikiye muri uyu muhanda hano Gahanga, nahuye n'umupolisi arampagarika ambwira ko nagenderaga mu gisate cy'umuhanda kitari cyo. Imihanda ifite icyerekezo kimwe, harimo rene nyinshi, ni mishyashya abantu benshi bazi ko unyura aho ubona hatari imodoka, ntabwo bamenyereye kuyikoresha nubwo mu mategeko birimo, ariko turabizi twese twarize ibintu byose wiga si kukomeza kubyibuka. Abantu bagenda mu muhanda bamwe bafite impamvu zitandukanye, hari ushaka kugenda gahoro, hari n'ubushaka kwihuta. Rero iyo ufashe kiriya gisate kigenderamo umuntu udepasa, no kuvuga ngo wa wundi ushaka kwihuta umubera imbogamizi, ntabwo ashobora kwihuta. Inama nabagira igihe cyose turi mu muhanda, tugomba kwigendesereza, kuko iyo utigendesereje nyine hashobora kuba izo mpanuka. Ukamenya ko niba uri mu muhanda inyuma yawe hashobora kuba hari abandi, ugakomeza uri maso ureba impande zose, ariko cyane tugakoresha umuhanda nk'uko amabwiriza bisaba, kuko hari impamvu haba haragiye ayo mabwiriza yose. Ayo mategeko n'amabwiriza bijyaho kugira ngo bigire icyo birengera. Inama natanga rero ni ngiyi: nkatwe abamotari turabizi ko mu muhanda wa Kigali cyangwa se n'indi mihanda dufite ubuso butoya mu gihugu cyacu, n'imihanda niko iciwe. Priority aricyo nahereyeho n'ubwitonzi. Twitonde turebe ngo ese umuntu arambutse cyangwa ntiyambutse. Niba yambutse ukabugize n'ingorane akaba yambutse, nibura ugira uburyo bwo guhagarara. Ikinyabiziga gikorere checking, urebe niba cyujuje ibisabwa, amavuta arimo, essence irimo, kuko hari abajya bacurika moto
ukayicurika, wajya kwicurika mu gihe cyo kuyivaho imodoka ikabikugonza inyuma, icyo gihe uteje impanuka, uteje ibyago. Ntago ubukene bwo mu mufuka bwavuga ko buzashira ari uko esanse wacuritse bakagwa amafaranga y'icyo utashoye. Shora hanyuma ukore ibintu binoze wo kubangamira abandi, kuko hariya igihe uri gucurika ni jeunesse circulation nkuko nabigize. Igihe wa jeunesse circulation rero bazakwandikira ntuzatake, kandi ikindi n'ikinyabiziga cyawe kibigenderamo, umuryango ukaba uhombye. Iyo kiri hariya Kacyiru cyangwa mu Gatsata, ntago abana baba barya, na nyiri ikinyabiziga abihomberamo, kandi nta yagwaye ikinyabiziga kizima n'ibyangombwa bye. Umwe mu barimu bigisha amategeko y'umuhanda aratubwira uko umushoferi akwiriye gukoresha neza umuhanda. Umuhanda w'ibisate bibiri ugenwa mu cyerekezo kimwe, ibuka neza yuko utagomba kuguma ibumoso, ibuka neza ko ugomba kubahiriza kunyuranaho, ukanyura kuri mugenzi wawe ugahita ugaruka iburyo bwawe nk'uko twabivuze. Umuhanda w'ibisate bibiri, ibuka yuko ibisate bibiri ugendwa mu cyerekezo byombi, abagenda n'abagaruka, ibuka yuko igisate cy'ibumoso harimo abari kugaruka, ibuka yuko umuvuduko wawe ushobora gutuma intandaro y'impanuka. Nyura kuri mugenzi wawe umwitaze, kandi ugomba kubanza kubikora wamaze kumwereka ko ugiye kunyuranaho nyine ucanye amatara ndanga cyerekezo, kandi ukabanza kureba nimba yamaze kubikwemerera. Hanyuma ibyo byose bizatuma tubasha kurushaho kunoza imigendere myiza mu muhanda, twirinda n'impanuka n'ibindi byose byatubangamira. Ubukangurambaga bwagirayo amahoro bwageze mu byiciro byose, ndetse no mu banyeshuri bigishwa kudakoresha nabi umuhanda, cyane cyane mu gihe bava ku ishuri cyangwa bajyayo. Niba uri mu modoka, irinde guhagararamo, sibyo? Mugende uhagaze, umubyeyi cyangwa undi muri kumwe atanabizi kuhagaze. Icara, wicara inyuma, wambara umukandara, kandi wirinde gusohora umutwe. Igihe ushaka kwambuka umuhanda, shishoza, reba ko ibinyabiziga byahagaze, bikaguha inzira ubone kwambuka, kandi wambukire ahabugenewe, witonze, wihuta, utiruka. Umusaruro nkuyemo inyigisho, nigiyemo gukoresha neza umuhanda, ndetse nk'abana batoya nkaberekera, nkabafasha. Nkuyemo inyigisho nyinshi ku buryo n'umbonye abikoze nabi namwerekera kuko nahawe izi nyigisho. Ubutumwa nabagenera ni ukwambuka neza, bakarinda ubuzima bwabo, kuko iyo arinze ubuzima bwabo aba arinze igihugu, kuko aricyo dukorera, ni twe maboko y'ejo, kandi agakurikiza neza inyigisho bahabwa. Ikiganiro batubwiye ibintu byinshi tuba tuzi ariko twirengagiza, tutazi ko cyatugiraho ikibazo nyine nka rusange cyangwa abanyeshuri, tugasanga hari igihe twabikora bikagira ikibazo, ndetse twanateza n'impanuka. Icya mbere bavuzeho kikaba abantu benshi, abanyeshuri benshi barirengagizaga. Icya mbere bavuzeho ni ukwambukira aho ubonye. Kiri abantu benshi bajya bagikora bakambukira babonye, atari batambukiye kuri zebra crossing, ari ubwo biteza impanuka. Nanone bavuze ku bintu bijyanye n'imodoka, kwambara seat belt wicaye inyuma. Nanjye nk'ubwanjye ntabwo nabikoraga, ariko kuba babitubwiye bifite akamaro gakomeye. Kuba babitubwiye kandi twarabyirengagiza, ubu twabyibuka maze tukazabikora. Uruhare rw'umurezi nk'uko bisanzwe, abarezi tuba uretse no gutanga ubumenyi busanzwe, tuba tugomba gutanga n'ubumenyi bujyanye n'imibereho yacu ya buri munsi. Iki kiganiro rero kidukanguriye kongera kujya twibutsa abanyeshuri kwambuka neza imihanda, tukibukiranya ko amategeko nyine agomba kubahirizwa. Umunyeshuri iyo yambuka agomba kureba aho agomba kwambukira. Abanyeshuri murabizi bataha biruka, baza biruka, ariko mwatwibukije ko bagomba kwibuka ko nyine iyo biyahuye mu muhanda gutyo bishobora kubyara impanuka, bikaba byabatwara ubuzima bwabo. Ubu bukangurambaga bwageze no mu nteko z'abaturage, aho polisi basanga mu midugudu ikabigisha ko bakwiye kwitwara mu muhanda, nko kwambukira mu nzira z'abanyamaguru no kugendera ibumoso y'ikinyabiziga cyiza ukireba. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda araburira abakoresha umuhanda ko bidakwiye kunyuranya n'amabwiriza awugenga. Mu Rwanda tugendera mu gisate cy'iburyo, mu kuboko kw'iburyo, bakabyumva bakabimenya. Mu gihe rero babyumvise, nta yindi nkomyi, nta kibazo bazagera mu muhanda. Ariko noneho turajya tubabwire yuko abatabyumva tugiye kwivanga no guhana ku buryo bukomeye. Icyo ni uburyo bwo kugenda mu muhanda n'ibisate biwugize. Ariko noneho hari n'ikindi kigaragara cy'abantu babuza abanyamaguru kugira ngo bambuke umuhanda, cyangwa se icyo tuzi nka zebra crossing, imirongo yagenewe ko abanyamaguru bayigendamo cyangwa se bayambukiranyamo. Ugasanga abanyamaguru barahagaze bategereje, abantu baragenda gusa, abamotari, abanyonzi n'abashoferi
aho kugira ngo ugere kuri iyo mirongo ubanze urebe ko nta ari umuntu ugutegereje uhagarareho gatoya ariko ahubwo ukomeza ukigendera n'umuntu yaba akanagiyemo nawe ugakanagiramo ukamuca inyuma abandi bakamuca imbere ntabwo byemewe. Nidushyira abapolisi kuri mirongo y'abanyamaguru bambukiramo bagatangira guhana abantu, ndagira ngo abadukurikiye bumve ni abantu bangahe bazahanwa cyangwa azahanwa inshuro zingahe avuye mu mujyi agiye kugera nk'Iremera cyangwa avuye mu mujyi agiye Kicukiro cyangwa agiye Bugesera mu gihe atubariza iyo mirongo. Ni ukuvuga ngo buri murongo uzagenda uhanwa, bazabishobora bizabagora. Twabasaba rero ko babyumva. Hari n'ikindi nacyo tuzageraho kijyanye n'umuvundo uterwa no gushaka kunyuranaho mu gihe abantu badafite aho banyura imodoka zagize umuvundo. Ibyo bibazo bikunze kugaragara ku Murindi, uva ku Murindi ujya hano mu mujyi bikunze kugaragara, hariya ku Gishushu bikunze kugaragara, aha nyine za uza Sonatibe bikunze kugaragara, n'ahandi hose za Remera hasa naho hari traffic jam cyangwa se umuvundo w'imodoka. Aho uva mu mwanya wawe mu murongo wawe ukajya aho abandi ukabaza kugenda. Ibi rero byose turabwira abakoresha umuhanda yuko bagomba kubireka bakabyumva. Turaza kujya tubahagarika mu muhanda tubakerereze tubigisha ibi, niba atabyumva turabana ku buryo bukomeye. Abanyamaguru batarimo nabo kugenda neza mu muhanda, nubwo abima inzira tukaba turimo kuvuga yuko tuzahana abima inzira, ariko nabo bafite uburyo bakora bambuka nabo mu muhanda. Ntabwo bazi yuko iyo wambuka umuhanda utawuvugira kuri telefone, utawufite ekuteri mu matwi, utawufatanya urunana, utaba urimo kuganira. Ugomba kwambuka umuhanda ufite icyo ugamije wihuta kugira ngo abaguhaye inzira ubabwire ubareke nabo bagende. Abo bantu rero nabo aho bajyaga baraza gutinda, tubatindane tubigishe, bari abanyeshuri. Ngira ngo icyegeranyo mpuzamahanga cyasohowe n'umuryango mpuzamahanga ku bintu bijyanye n'impanuka cyangwa se World Health Organization kivuga yuko impanuka abantu benshi zitana ba mbere ari abantu bari hagati y'imyaka 5 kugera ku myaka 29. Bari abana rero mu mashuri bafite kuva ku myaka 5 kugera hejuru. Dutekereza yuko tubagezeho, twanavuganye na Minisiteri y'Uburezi yuko n'ubutumwa tugiye gutanga ndetse turanabuha kugira ngo bageze hirya no hino naho tutari babutange, ariko dukeneye yuko bakura baza amategeko y'umuhanda, ariko noneho banagera ku muhanda kuko bari muri babandi bahitwa n'impanuka cyane, bakabona uburyo bawambuka bazi nayo mategeko, batawirukamo, batawugendamo nabi, bambukira aho bagenewe uburenganzira n'imirongo yambukiramo abanyamaguru, ku buryo nabo bagomba kumva yuko ibyo bibareba, bagakura ari abanyarwanda beza bazi uburyo kugenda mu muhanda uko bimeze. Turabashimiye mwe mwakuri iki kiganiro, naho butaha.